Hello guys. Mumeze mute. Reka nizere ko mumeze neza rero mu nce zitandukanye z'igihugu, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, burengerazuba ndetse na hano i Kigali muri rusange. Rero nkuko bisanzwe kuri mikoro ni Shemsa the CEO yoga, mbahaye ikaze kuri The Youth TV, abasanzwe bayireba, abashyashya mwese you are welcome. Turabakiriye cyane. Ikintu tubasaba ni kimwe kugira ngo mukomeze mudukurikirane, please abeg kora subscribe ni utarayikora, cyangwa se abone mu gifaransa ukwandi nakazogera kari ku ruhande kugira ngo uzajye ubona notifications za buri kiganiro cyose tuzadushyira kuri The Youth TV. Hanyuma rero ntayereranye ijambo mbere yuko nakomeza, ndashaka ko mbaha ntago nabwita umushyitsi n'umusangwa hano kuri The Youth TV, abe yabasuza nawe abiyibutse, hanyuma dukomeze. Murakoze. Murakoze cyane, ndabashuje buri umwe wese uri kumbona. Nkuko mubizi banyita umutesi Shemsa, so nkaba nishimiye kongera kugaruka kuganira namwe. None twatugiye kuganira ku bintu byiza cyane. So rero rwose mutube hafi nkuko mugenzi wanjye yabibabwiye, mujye mukurikiza ibyo byose yababwiye. Murakoze cyane. Shemsa arakoze cyane rero, arakoze kubasuhuza. Numusangwa azajya aboneka hano uko ashoboye, uko ashobojwe bitewe n'imirimo afite. Nyine sometimes ntakunda kuboneka cyane, ariko azajya abona kanya sometimes aze abasuhuze yatuganirize. Hanyuma uyu munsi rero ntatinze twaje nko kurema imitima, kurema imitima abana b'abakobwa bagenzi bacu, abaturuta se bagenda bahuye n'ibibazo bitandukanye, especially ikibazo cyo gutwara inda zitateganyijwe. Rero icyo kibazo ni ikibazo gikomereye abana b'abakobwa, urubyiruko rw'u Rwanda, kandi nyine ikibazo gituma bahura n'ingaruka nyinshi zigiye zitandukanye, bitewe nuko nyine abenshi iyo bahuye n'icyo kibazo babura ubufasha, cyangwa se niyo babona bakagira kwiheba n'ibindi bibazo byinshi bigiye bitandukanye biturutse mu gutwara izo nda zitateganyijwe. Naha ijambo rero Shemsa, namubwira nawe tugakomeza tukaganira akatubwira icyo abitekerezaho. Murakoze cyane. Ikintu mbitekerezaho, hari abana b'abakobwa baba bamaze gusa nk'abegera hejuru, bakagira ikibazo cyo guterwa inda cyangwa se amada. Tuvuze muri rusange urumva ko baba ari benshi, na bamwe baba bari muri zino karitsiye, abandi bari ahandi, so bakumva yuko ubuzima bwabo bwarangiye. Muri abakobwa nanjye nigeze kugira iyo myaka nk'iyabo bagenzi banjye naba ndimo kubwira kano kanya, nanjye ngira ikibazo nk'icyo ngicyo, ariko akaba ari nayo mpamvu twaje kuganira namwe kugira ngo mwumve ko ubuzima bwanyu butarangiye, cyangwa se aka kanya iyo baraye bayiteye akumva yuko agomba kwikuramo. Ntago ibyo bintu ari wo mwanzuro pe, kubera ko umwana ni umugisha. So wenda kugira mu byumve neza, ninjye uri bwihereho urugero. Naye nagize icyo kibazo, bantera inda. Bamaze kuntera inda biba ngombwa ko mu rugo banyirukana, ariko nta kintu nigeze mba baranyirukanye, nyine ndagenda mbaho nabi, ariko biza kurangira kano kanya sinzi nimba hari umuntu wamenya akabona ko nigeze guhinga. Reka nta muntu wabitekereza. So rero niyo mpamvu ndimo kubakomeza nkababwira ati mukomeze kwihangana, mwumve yuko ubuzima bwanyu ntago bwarangiye. Ikintu cya mbere, banza wowe wiyizere, wihe icyizere muri wowe. Numara kwiha icyizere muri wowe, wumve yuko ibyo ngibyo kuba byabaye ntago ugiye gupfa, ahubwo shaka ukuntu Imana yabigushobozamo, ubyara uwo mwana. Umwana ni umugisha, ejo niwe muntu ukora iki, uvamo umuntu ukomeye. So mwihanganira abo baziteye uyu munsi, ntimuzikuremo, kuko nanjye nama ntago nayibagira. Arakoze Shemsa. Nabyita nk'ubuhamya buto yabahaye. Nakomerezaho mbabwira, niba uri umwana w'umukobwa nk'uko abivuze, uyu munsi bakaba baraye baguteye inda, wikumva ko umwanzuro ari ugukuramo iyo nda. Oya, ntago umwana ni umugisha, sibyo? Niba icyo kintu kikubayeho ukaba ugize ibyago nyine ukabona uratwite, ihangane, komera, gira umutima ukomeye. Iyo umuntu bimubayeho bitewe na famiye aturukamo, bamwe barabirukana uko Shemsa bivuze, abandi abantu bayibateye bakabihakana, bakabanga ati
twebwe iwacu ntabwo dutera inda ku manywa rumva rero niba kwihakanye niba ugize icyo kibazo niba ababyeyi bawe bakwirukanye se cyangwa ntibakubanire neza wikumva ko ubuzima burangiye wikumva ko wihebye ngo ujye gukuramo iyo nda reka mbabwire ntarakomeza cyangwa Shemsa atarakomeza kubabwira nawe kuko nk'umuntu ufite experience nk'umuntu nyine ufite byinshi abiziho nanjye kandi tumeze kimwe ikintu nakubwira sibyo niba inda uyigize please gukuramo inda ni ikintu kiri to risk ni ikintu nyine kirimo ibibazo byinshi kuko nkuko yababwiye hari umukobwa duturanye ari iwacu aho mvuka iyo ngiye mu cyaro urumva yagize icyo kibazo arangije yari yatewe inda n'umundi muntu hanyuma arangije ayikuyemo iramuhitana can you imagine ugize icyo kibazo none ukumva ko igisubizo ari kugikuramo kubera ko wagize ubwoba ababyeyi se uwo muntu aranyanga n'ibindi bintu ibyo bintu byo bituma ufata umwanzuro wo gukuramo iyo nda please guys turabinginze nyine mwa bakobwa mwe muri kureba Death TV wikumva ko ubuzima burangiye ngo ujye gukora ibyo bintu ngo ujye gukuramo inda ngo iki ibyo bintu bituma ubuzima bwawe bupfa niba wagize inda navuga ko igihe cyo kuba umuntu mukuru gitangiye wenda nubwo waba udafite imyaka myinshi take risk nyine wumve ko ugomba kubaho kandi umwana wakabaho kuko gukuramo inda nukujya gukuramo inda uzavanamo ibintu byinshi bibi bitandukanye sibyo ariko like niba uyu munsi watwise inda niba ufite inda y'amezi cyangwa se ufite umwana gerageza ukora ibishoboka nyine numara gukora ibishoboka umwana wawe nawe muzabaho neza nabwira Shemsa akatubwira akavuga nyine ku kintu cyo babyeyi bafata abana babo bakabafata nabi bakabirukana bakabamenasa bakabakora ibintu bibi kubera ko batwenda ikindi akaba yanatubwira ku basore ibihakana abana babo kuko ni ikintu ndaza kuvugaho nyuma na Shemsa amaze kutubwira ko ni ikintu kibabaje koko Murakoze so njyewe ntago ndaha ngo ngira undi muntu ntunga urutoki kuko ni njyewe uri bwitunga urutoki kuko ninjye byabayeho ibyo byose ndabikorera ntago ari we gusa kandi urabizi so njyewe banteye inda mfite imyaka 19 banteye inda mfite imyaka 19 mu rugo baza kunyirukana banyirukanye ndahava njya ikibungo mfite inda so ikibungo nagiye ndifite amezi 7 mba mu nzu gutya y'umuturanyi ngiye bwanjye nibana mu nzu ibintu ndi kubabwira ninjye byabayeho ntago ari undi muntu so iyo nzu nyibamo ayo mezi 2 mpaka njya kubyara njyanwa n'umuntu w'umuturanyi ndamushimiye aka kanya ndatekereza ari buze kubona kino kiganiro ngenda kubyara mvuye kubyara nza kurwara amabere ibaze uba mu nzu hatari iwanyu urwaye amabere umwana ntago ugiye kumwonsa uri kubyumva ngeze aho ngaho ndwara amabere maze kurwara amabere umwana yari afite icyumweru umuma wa mama aza kungira inama ambwira ko najya ku mukuru w'umudugudu namara kugenda ku mukuru w'umudugudu akanyandikira igipapuro kintwara ngo kwa muganga ngo bakazaza bampa amata maze gushika kwa muganga barambwira ngo uri mu cyiciro cya kangahe na mituweli nagiraga icyo gihe nta n'indangamuntu nari nakabona barambwira ati rero ntabwo twaguhereza amata y'uwo mwana wawe turibona ko ari uruhinja ariko ntabwo tuzi icyiciro uherereyemo kandi izi nkunga zigenewe abantu bari mu cyiciro cya mbere aka kanya we nta cyiciro ufite urabona wahabwa ayo mata gute aho hantu najyaga ku kigo nderabuzima urahazi abantu bavuka ikibungo ndatekereza abo baba bahazi hantu hitwa gituku noneho kuva aho ngaho nge nabaga uturutse ahantu hitwa Rukira ujya Gituku moto yagutwara 5 Shemo urakura hehe 5 wabuze n'agasuritiro k'ijana ngo umwana anywa amata hari mu kwezi kwa 3 gushyira kwa 4 mu mvura nkazaza mpiye ku mwana mu mugongo narwaye amabere urabona gutya uzirikira hangaho umwana ngo umuheke neza najya kukuraho ingobyi nkarinda gushaka amazi ngo ntose kukurya ku mwenda mboshe gukuraho gutya
muri ubwo buzima amatabara yanyima umwana aza kugira amezi 2. Umwana amaze gushitsa amezi 2 umumama arambwira ati rero ntago nawe wakomeza kubangaha ntago uzi guhinga narakwihanganiye umwana amaze kwigira hejuru basi shaka ahantu 2 ushaka ahantu ubu babaye ku mezi 2 weshemo ibaze kunyirukana umwana afite icyumweru abantu babyaye barabizi ubu tarakira no hasi urimo kubyumva utekereza ukuntu burimo kugenda ibyo byose ndabyihanganira muri ubwo buzima umumama nawe aza kunyirukana ndashimira umumama witwa mama Hariru ukorera ahantu hitwa Rurama abantu bavuka naho nabo barahumba uwo mumama yaranyihanganishe mu icyo gihe nawe ubwawe nta mazi yo kunywa ari bumwe uwo mama ntunga mu rugo rwiwe arambwira ati noneho urabona ko ngiye mfite restaurant wowe ujye wicara hariya habantu gutya habantu batambonaga hari harimo ahantu yashyizemo gutya igishitingi umwana wanjye akirirwa aryamye kuri uwo musambi umwana mezi 2 we nkirirwa mpatibere baguhatibere bya restaurant uri umuntu ari kuri bujye uhaguruka ukajya no koza ibyombo abakiriya basize shamana ubwo buzima mbubamo uko nguko gusuma mu mpamvu mushimira we yampaga amata y'ubuntu nkanarya ariko nkataha nkajya kuba mu nzu muzehe wanjye batarapfa hari inzu yari ihari ariko yari iri yonyine iri ahantu hirya kure itegereye nyine abantu so nagendaga nkirirwa aho ngaho ngataha muri iyo nzu ndi jyenyine Shemu gutetera Kigali urabizi nigeze gutaha umunsi umwe mvuye mu kazi aho kwa mama Hariru nsanga inzoka mu nzu uzubilaye wibana n'umwana Shemsa tekereza inzu nta muriro urimo nta telefone mfite inzoka na Imana we nasohotse nirukanka njya gutabaza ubwo ndava hanga njya gutabaza tuhandi moto zidusize ariho njya gutabariza Shema nkomeza kuba muri ubwo buzima inzoka naragarutse nsanga cyo kura yagiye ariko nabuze nuntabara nsanga inzoka yagiye ndongera njya mu nzu ndatekerezaga nanjye ubwanjye iyo nabyukaga mbona nabaye muzima shimiraga Imana navuga ati alhamdulillah alamin ubu koko Mana koko nimbubaho kubera iki koko ubuzima mbufite aka kanya n'umwana wampaye utonka uri kubyumva uwo mama turakomeza tukorana gutyo umwana aza kugira amezi 9 agize amezi 9 uwo mama wanyirukanye umwana afite amezi 2 kumwibuka yarambwiye ngo Shemu wakihanganye nka ukansigira uwo mwana wawe kubona amaze kwigira hejuru noneho asigaye arya ukazamuka ugasubira iyo za Kigali wenda ukareba ko reba ukuntu usigaye warabaye se koko Shemu koko Mana yanjye mwana wanjye koko ubu wabaye ute koko ibaza umuntu kukugirira impuhwe nta nubwo nakuzi uri kubyumva akavuga ati basi nsigira umwana w'amezi 9 ubwo ibyo bintu byose ndi kubabwira we nimwe bakobwa mwe muri buze kura kino kiganiro nukugira ngo mbumvishe ko iyo umuntu yamaze kubyara ntabwo ubuzima buba bwarangiye uwo mumana aramubwiye ati rero hari abantu nzi Kigali baba bafite ibintu bakora mu bubari koko ibyo kintu mbwiye nicyo deka nzamuke njye Kigali nzaza nkumenyera buri kimwe cyose umwana azaza akenera ariko ndi Kigali kuko ubuzima bwo mu cyaro esigaye njya guhinga ajya guhinga umugore wamaga amata y'ubuntu nawe naje kuhava njya kwikorera amafumbere ku mutwe ifumbere ibasari 100 giceri cy'ijana none naba ntashombye ifumbere nkavoma ahantu hitwa Rubirizi umwana ari mu mugongo ku kibido cy'ijana ndi gushakira umwana ubuzima ndareba koko mbona ibyo bintu ntago nabibamo noneho numva nanjye ndananiwe pe kandi mbona naniwe n'umwana noneho amaze no gukura ari umwana asigaye ndeba nanjye nkabona noneho nibwa nshaka naje gusiga uwo mwana musigira uwo mugore nzi Kigali ntangira gukora mu kabari noneho nkora mu kabari nkoramo amezi 3 umwana ari ikibungo nibwo naje kubona ubuzima boss ndamubwira ati mubwira ikibazo mfite aranyumva amafaranga ntangira ubuzima bwo gukodesha aribwo nahise nza kuba muri Nyamirambo mvuye i Remera niho nakoreraga mu kabari
Emera ndakunda inaha mpabona inzu nza kuzana umwana noneho rero sasa dore ikigeragezo noneho ibyo uri kwivugisha ngo narahinze niyo menya mu ngwanguma mu cyaro ubwo nkakomeza nkahinga naje kubinyamirambo maze kuhaba nza gushaka umwana w'umukozi ngo azajya nderera umwana mpita nshaka akazi ko muri salo noneho mpita ndekera ibintu byo gukora mu kabari njya gukora mu bintu by'amasalo de coiffure. Umwana w'umukozi ndamushaka araza mari cyumweru mu rugo dore ribu ngiratezamo bindi uri kuvuga ni ibiki ngo ko yakoze iki Shemu wambabariye umwana ndi gukoresha ngo ntiyujuje imyaka urebe ibibazo nsize ikibungo urebe bise binzaho i Kigali Shemu nihazagira umuntu ubona wizamuye cyane ujye uvuga ati tuza nta kintu urabona umwihorere ntunamusubize. Ribu yaje kumfata inkuye kuri salo urumva nubwo ndamara n'amezi 2 bazi ntangiye ubuzima bwo kwikodeshereza nibura ngo nanjye numve nduhutse n'umwana. Baraje baramfata cyo genda byibuka twe tugeze muri mwezi Ramazani banjyana kumfunga barambwiye ngo zana uwo mwana tubajyane kuri station nkuru ya Ribu ngo Kacyiru niyo twagiye. Baravuga ati umwana afite imyaka ingahe umwana arayivuga imyaka yiwe amaze kuvuga imyaka ye baravuga ati umwana wamukoreshaga akazi ko mu rugo afite imyaka 14 ati bugiyemo hari we ababyeyi be baraje bamusubiza iwabo funga mama Shemu bamfungana n'umwana wanjye afite umwaka umwe kubera ubuzima bubi bwo kutonka ntago yari yarakamenye kukambakamba yakuruzaga ikibuno ubwo none baze kumfungira muri gereza n'umwana abantu bafunzweho barabizi nta kindi kintu kirenze ni impungure muri busangire ntago ibyo ari ibidanje. Ndakomeje mbana n'umwana wanjye muri gereza banjyana kuburana ndavuga ati Mana y'icyubahiro ibyo none ndabigenza gute bwa mbere utekereza neza ko nta n'indangamuntu mfite ibaze noneho baramfunga bamaze kumfunga mara njya kubazwa mvuye kubazwa bansubiza ngo ku rukiko nta muntu nsura nta muntu bigenza gute bigeze aho ngaho nzabaza kunsomera urubanza kuri 26 cyokora icyo nshimira Imana babogoye bansomera urubanza bambwira gutaha n'umwana muri gereza ndatamana gushashe mu mbabare ibintu cyeke kubivuga nta muntu ndi gusanga yanzu bureka se ngenda kuri yanzu noneho ngo iki umugore ati none wabonaga inzu iri bugumemo birabi byamvagara ibyawe ese kubizi ko baje kuntwara ukabikubwira ukabireba banyitwariye kari we wababwiye kari akazi ko mu rugo yakoraga kari we nabarangiye ahantu nkorera hari kuri 40 kuri salo wambabariye basi ukama igihe cy'iminsi 3 nibura nkaca mu bashuti banjye nkarakumbona amafaranga y'inzu uranyirukana ndajyaye none n'umwana banamfungura ngo ntago nishingiye iby'abagore b'i Kigali ngo none se ngo tuzaza twubaka ngo mwebwe ngo muri aho ngaho ngo mwumve ko mugomba kuza kuba mu mazu yacu gutyo gusa barandirode rwose Shema ibyo byose ndabyumva cyokora yaranyihanganiye arambwira ati ngahinjire mu nzu gusa iminsi 3 ndayibara wa mugore we bavuye muri iyi nzu ndavuga ati rwose ndavuga ati inzu yawe ndaba nayivuyemo agiye kuri 40 mbibwira umukobwa witwa harimo nawe ndamushimiye yahise ambwira ati Shema ihangane n'ubundi ugenda ujye kuba mu nzu ya 15 n'ubundi rabagamo 15 mama Omari afite inzu za makeya genda bari hujya kuba ndatekereza ariho hano hahise unamenyera cyagiye mba kwa mama Omari buriya nari maze iminsi mvuye muri ibyo bibazo harimo anyishyurira iyo nzu kwa mama Omari nawe ndamushimiye ndahaba mabigihe hari cy'umwaka umwe cyangwa se nk'amezi nk'icumi. None rero bakobwa muri buze kunkurikirana aka kanya mundebye n'ubuzima mbabwiye ushobora kureba muri zino ntoki ukavuga ati narahinze nikorera amafumbire ntago bishoboka so nukugira ngo mbahereze icyizere cy'ibintu byakoze iki ngiye byambayeho kandi kano kanya iyo nzu sa 15 aka kanya nanjye ubwo nahita nigira nka mabuja hari ubanza umuntu anyeretse inzu ya 15 navuga ati ibi bintu ni ibiki
nshobora kwibaza nimba aho hantu ndi buharyame nkasinzira cyane kubera iki ariko ibyo byose ntabwo wihebye like ntabwo nigeze niheba narakomeje ndarwana kandi ikindi kintu ndimo kubabwira naga ibyo bintu byose mbabwiye nta kwiyandarika mwumvishije nakoresheje ntihazagira umuntu ukina n'ibyo bintu ikindi wifitiye ibibazo nk'ibyo reka uzubikore numara nibyo bintu ndimo gushaka kubasobanurira mwakifashe dore ubu ngubu aka kanya umwana wanjye ni mukuru kandi ubwo buzima bwose nabuciyemo ndikomeza gushyika aka kanya duhuye mu muhanda ushobora kukubwira ngo nzi guhinga ukavuga ati nimba uri kwiyemera gishaka uba ujya kubibwira urimo kubyumva so rero rwose mukomeze mwihangane baba baguteye inda bibaye byiza baba bataraye bayiguteye kuko abahungu bari aha hanze bateye ubwoba na bango reka mbareke mw'abakobwa kandi natwe tuzikunda kubi nose ubu turaza kujyayo oya ubu turaza kujya noneho bino bintu bya corona bisigaye byarateye biri gutuma turi guhora twishakira abagabo ntitwibukaga kukingirizo ntitwibuka ibiki noneho sidiri hano hanze iteye n'ubwoba none se ngaho reba ufite ibyo bibazo by'uwo mwana umuhungu araje agushuke akubwira ati ngo namubwira gukubita ibyo bihumbi 5 uhite wumva ko ibintu byose bikemutse umva ko amata y'umwana abonetse y'uyu munsi ejo namara kugutera inda biragenda gute koko mw'abakobwa mwe mwakihanganye kuko ko twese tuzahabwa impundu dutabarutse ntabwo mubamwe aha mva sha murakoze Shemsa murumvisha ibintu byose ababwiye pe kandi ibintu byose ababwiye like nta muntu wazanga ngababeshya hangaha ibintu ababwiye byose ni ukuri kandi icyo tugamije twese ni ugufatanyiriza hamwe ngo nk'abana b'abakobwa abakuru abatoya urugero rwose twihangane twirinde mvuze ngo iki twirinde inda zitateganyijwe urumva birashoboka kwirinda birashoboka 100% ariko niba byanze kwirinda niba byanze koresha agakingirizo sibyo bivuga useka hari no dukingirizo si nibidanje ntago ari ibidanje ariko niba byagucitse niba umuhungu yagokoshonye bikaba ngombwa ko iyo nduyitwita ntago ubuzima burangiye ako sinda inda ntago ari ibidanje niba bibaye wikumva ko ubuzima burangiye ngenda hamya ko abantu bajya batwara inda Shemsa barangiza gutwara inda ugasanga ndabazi benshi ugasanga utwisa undi mwana mu gihe cy'igihe gito ndahamya nashidikanya ku kintu kibitera ari ukwiheba umwe aravuga ati nubundi byarangiye siko nabaye umugore ko narangiye nago nzabona umugabo nago nziga ntaga icyo gita kigahita gituma yirekura uzabangwa avugaga ugasanga usambana buri munsi cyane ugasanga nzi umukobwa watwite inda afite umwana w'amezi 3 urumva ngayibaze none wa mbere ntiyamwemeye wowe wamutenda kabiri ntiyamwemeye umva ibyo bibazo handi tuvuga ngo yegeye ngo kwiyahure ibyo byose biterwa no kwiheba niba utwitinda ihangane shikama urwanire umwana wawe niba ababyeyi bakwihakanye umva ngende umuhamya wo guhamya ko nta muntu ubaho adependinze kundi uyu Shemsa ashobora kuba ari mama wanjye cyangwa ari mukuru wanjye cyangwa ari we yonyine turi kumwe yarangiza akanyanga Shemsa ndahamya ntashidikanya ko akagozi k'ubuzima bw'umuntu kataziritse ku wundi Imana yonyine niyo ifite akagozi k'ubuzima bwawe yakurekura wagwa ariko umwana w'umuntu ndabisubiramo ntago akurekuye wagwa kuko niba Imana yanyanditseho ko Shemsa nzaba ikintu runaka nzagera ku kintu runaka niyo abisi bose bakwifatanya kugira ngo icyo kintu nakibona ntago bishoboka niyo uko byagenda kose rero please ndakubwiye nyine wowe wa mukobwa waraye twise wa mukobwa ufite inda y'amezi cyangwa wabyaye wikumva ko ubuzima burangiye ubuzima burakomeza byadanje man ubuzima burakomeza sibyo abantu bose baratwita abantu bose batwise bibabaho bagakomeza ubuzima wikwiheba ni wiheba biratuma ucupira ubu umuntu wa fake ntabagaho mvuga ntuzamubone kweka ntago ukiyitaho nta karuje warakaretse abagabo kubera iki ubundi kubera iki umukobwa wese ahita avuga umugabo ase Shemsa ntago uzashaka umugabo shamani ishobora byose muramenye uzashaka umugabo ntubimare njye sinzi nyine urumva nimba ari uko nakunze kubaho nyine ubwo byose ari uko ari njye ubyimenyera uri kubyumva ariko nibyo ntago njye umugabo njya mwubakiraho
kuya nago wakubakira ku kandi usibye ni tuzashake twororoke oya shemu reka nkubwire nago nanze kuvuga ngo ibyo shashe musamana oya nubi umva nago nanze kuvuga ngo wenda ntangerega ntange byambera nshatse umugabo tukabana nta n'umuntu kandi numwe bitabera ariko se shemu reba iyi vision turimo kujyamo akakanya nimba uziko nkubeshya bino bintu singiyeho bibajeje uzayibaze n'undi mutumirwa uzazana nawe ari umugenzi wanjye ni izina ry'Imana nta nubwo gushaka abagabo bigezweho ni ukuri kw'Imana ibintu ndi kuvuga gushaka abagabo ntago bigezweho umugabo araza ukamutunga mu nzu yawe ukajya uhaha buri munsi ngo n'indongora n'ito uri kubyumva ukirirwa wikorera agataro yewe wa mugore we utaranagiye no muri onapo nibura ngo uvuge ngo nibura arajya uba ufite abana babiri shemu uzabirebe umugabo yamaze kugutera inda gushaka nyine abandi bameze neza none reka nkubwire umugabo yamaze kugutenda yikutera mwishimye mwamara kwishima ahaciye ntago ubuhazi none se baby reka nkubwire nimba wifitiye uwo mwana umwe wakomeje ku mwana wawe ugashaka ibimutunga wowe nawe desha wowe kubera ko banaguteye n'inda utaramara kwiga ahubwo ukishakira ubuzima butuma umwana wawe we azageraho wowe utageze umugabo uramushingiraho kubera icyaka kanya wa mukobwa we umugabo arakenewe ku izina ry'Imana ko nge ntago umugabo akenewe njyewe bunanarakaye njye ntago umugabo kuri jye akenewe kuko iyo maze kwibuka ibintu byose byagiye bimbaho nuko mpita numva umugabo kuri njye adakenewe cyo kora nyine ariko ntago akenewe Shemsa ako ibintu byose biba kubw'impamvu nge nibyo nemera nanjye ku ruhande rwanjye ibyo bintu by'abagabo sha ntago ndabitekereza pe ku myaka yanjye 40 igikwe sha nagikwe umva cyo kora kambabwire ukuntu bimeze ibintu by'ibikwe n'ibiki like niba utekereza gushaka niba uri umukobwa warabyaye cyangwa utarabyaye please mbere yuko utekereza igikwe mbere yuko utekereza gushaka umugabo tekereza kabiri ubanze umenye uwo mugabo kuko muri iki gihe ngo terime ngo ni nshaka nitunge sibyo nguramushaka ndongora nitunge ahohoy urumva ukajya kwirwa wikoreye agataro ukazana kuri mikoro kwirwa uvuga ukajya ku muhanda kwirwa ushaka amafaranga ukumva ko nyine ngo we agomba kuryama banzu urebe ese uyu ni umugabo cyangwa ni ikindi kintu kitari umugabo please sibyo hanyuma mu gusoza nje cyo navuga ndaza kureka ni Shemsa n'ubundi nanjye kubabwira ko Shemsa ari we uri busoze kuko like ni umutumirwa kandi ko nababwiye ni umuntu wacu nawe afite part kuri televiziyo yacu ngi cyo navuga nko kugira inama ya nyuma niba uri umukobwa utaragira inda utarayeterwa please hari uburyo bwinshi cyane ni kwishe musi urashukana hari uburyo bwinshi none si kwiki niba atarayitwara kucyo tasha umukobwa nimba yifite imyaka 30 nawo mukiri inama ngo niba mutera inda mfa yewe ni kubera iki cyatashaka wa mugabo tukabwa akayimutse no sana mukuraye ako Shemsa abagabo huzumwe kandi wazumwe tabuze icyo nkomeze icyo nababwira niba uri umukobwa utaragira iyo nda please koresha igishoboka cyose kituma utazayigira kuko ufite future nziza uze wayigira washaka hanyuma niba waranayigize wikumva ko ubuzima burangiye nabivuze kenshi ko numva nabivuga nk'inshurishana ntago ubuzima bwo buba burangiye rwana ku buryo nyine uzabaho neza kandi birashoboka 100%. Ya nabwira Shemsa rero akatubwira ibyanyuma kanadusoreza nk'umuntu wacu. Murakoze umuntu aravuga ngo wenda dusoze ndashaka kukubaza ugira umukunzi Shemsa please don't subiza subiza reka guseka ndi serious Shemsa ibyo bintu byarimo sibyo bintu Shemsa oya ariko nanjye wakimbasa ariko ndagutanze ndakikubajije ufite umukunzi okay iki nakubwira rero Shemsa ibintu by'abakunzi rero ubwo gahunda igezweho kuri Shemsa kuri Shemsa wisobanurira ufite umukunzi nawe ufite birahagije murumva ko Shemsa nta mukunzi afite ubwo nyine namwe muri kubyumva abasore muraza kwandika muze kuza kugira icyo mubaza nyine kandi rwose ndabashimiye yabwo rero turuta yari Shemsa na Shemsa mugenzi we ni twaje kuganiriza abakobwa n'abandi muri rusange nawe utaha ciao ciao.